Mwiriwe neza, nitwa Olivier, ndagushimiye kuba unkurikiye. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri tatuwaje. Tatuwaje si ikosa kuri bose kandi si n'ukuri kuri bose, ariko ikibazo nyacyo si ukuba uyifite, ikibazo ni impamvu wayishizeho. Uyu munsi reka tuganire kuri tatuwaje tutabogamye, tutagira uwo duca intege, ariko tuvuga ukuri kose. Uko kuri niko tugiye kugaragaza muri kano kanya. Icya mbere, ese tatuwaje ni nziza? Yego, kuri bamwe ni nziza. Tatuwaje ishobora kuba uburyo bwo kwigaragaza, kwibuka umuntu wakubabaje, cyangwa se kwibuka umuntu w'ingenzi, cyangwa kwerekana igitekerezo wihayemo intego. Ku bantu bamwe ni art, ni umuco, ni inkuru iri ku mubiri. Icya kabiri, ese tatuwaje ni mbi? Yego, no kuri bamwe ni mbi. Si buri tatuwaje iba ifite igisobanuro cyiza. Hari abayishiraho kubera igitutu cy'abandi, imodoka z'abandi, trend cyangwa amarangamutima y'igihe gito, nyuma bakicuza. Icya gatatu, ikibazo si tatuwaje, ni icyemezo. Iyo icyemezo gifashwe mu burakari, mu gahinda, mu rukundo rutari rurambye, cyangwa mu kwigana abandi, aho niho biba ikibazo. Ikibazo gitangirira aho ngaho, ariko icyemezo gifashwe gishobora guhinduka ikibazo cy'ahazaza hawe. Icya kane, ese uwashizeho tatuwaje ashobora kwicuza? Yego, abenshi baricuza. Kuki bicuza? Kubera ko ubuzima burahinduka. Ibyo wakundaga ku myaka 18 ntibiba ari byo ukunda mu myaka 30. Akazi, umuryango n'imitekerereze birahinduka. Hari abicuza aho bayishize, abandi bakicuza igisobanuro cyayo, bakicuza impamvu babikoze. Icya gatanu, icyo abantu batakubwira kuri tatuwaje. Kuyikuraho biragora kandi birahenda. Si buri muntu wese uzayumva cyangwa ngo ayemere. Hari aho ishobora kugufungira amahirwe runaka. Icya gatandatu, niba ushaka gushiraho tatuwaje, ibaze ibi bibazo bitatu. Ese iyi tatuwaje izamagararira no mu myaka 10 iri imbere? Ese ifite igisobanuro gikomeye kurusha uko ndi uyu munsi? Ese niteguye kuyibana, nkabana nayo, nkabana n'ingaruka zayo zose? Nusubiza yego kuri byose, ni wowe uzi icyemezo cyawe. Aho nakubwira ngo komereza hano umara kwisubiza bino bintu. Umwanzuro ukomeye w'iki kiganiro: tatuwaje si nziza cyangwa mbi ku isi yose. Icyemezo kibi ni ugushiraho ikintu gihoraho kubera amarangamutima y'igihe gito. Ubwenge si ukwigana abandi, ni uguhitamo ibyo uzi neza, ugahitamo icyo uzi ushoboye, kandi ugahitamo icyo uzi ko utazicuza, ukagikora neza mu buryo bwihariye.